uretse n'inganzo y'amazina y'inka na gakondo mu minsi ishize hari inkuru imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga ngo Pastor Julienne ngo yaguhinduriye ubuzima. Uyu munsi ndagira ngo wenda udusangizeho gake unatangire uturirimbira mu muhogo wawe mwiza, ushobora kuba uzi no gusingiza Imana ukagira injishiwe. Hari igihe njya ndirimba n'amadayimoni agahita apfira rimwe. Igitondo naririmba ngiye kubona mbona oya barapfuye, ngiye kubona mbona igicaniro cyose kiracagaguritse. Uduki ngudu utwana utwuzukuruza byapfiriye rimwe kubera uyu byiki by'abazimu n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu atsinda. Amahoro nshuti bakunzi ba MC Rubangukana bigwi nkuko bisanzwe n'ababwiye ntindagatiga turi ku muri rukaka rutica umugambi bemeje guhiga nkesa ndige kano cy'imfizi ndi na rukaya rw'inkwandi rusakara n'inkubito nyir'ingoma ndica muri cumbikira abacumbitsi mwokagire Imana mwe. Sinabibabwiye ntirubangukana bigwi ndacyatarama ngaho noneho ni murebe. Umva u Rwanda n'uruyange, Kigali yo n'uruyange. Ahangaha muri kubona noneho murabona ko turi ku mazi magari kandi aha ni mu mujyi wa Kigali. Fora ni he mwokagira Imana mwe. Ndababwiye ntirubangukana bigwigimba mpare kugira ngo dutaramane. Ntabwo ndibuze kwizimba muri meshi, muramumenyereye MC Samu umutahira cyane umusizi. Ntabwo ndibuze kukuvuga byinshi, bene rubangukana bigwi barakumenyereye, mwamaze kuba bamwe ngaho bataramira mwizihirane. Iyo uvuze utyo ubaye nk'unteye umwotsa abona sambaga kandi buri iyo ukoze hasi unyibukije ingofero unyibukije ibuye nkuko ukoze mu ruhara nyibutse ingofero. Nanjye ni wa wundi ndacyakomeye ndacyafora nkabuza imeme nkarekera amakuza kwe ndacyari wa wundi wagizwe inganzwa n'inganzo rega buri inzangano ndazanga inzira ibone niko kabando k'iminsi ugira ngo inganzo sinagezemo nkasogongera naye kansogongera ahubwo mayi ngo nge n'inganzo twaranywanye turi wani tukabumwe. Ndakumva rero ahangaho unsanze buriya nari ndimo ntegura ndimo mpuza ibintu kugira ngo bibyare ikintu. Yego rata kera abantu bajyaga bavuga bati ubundi iyo umuntu akeneye igihangano cyiza ajya mu nganzo. Kujya mu nganzo rero bishatse kuvuga ngo nukujya ahantu ukiherera. Urabona tugusanza ahantu mu ishyamba ry'inzitane, ishyamba ewan utapfa gutekereza ko riri muri Kigali. Ahantu mugira ngo murahabona, murabona ni iruhande rw'amazi yabara akayaga. MC Samu akavuga ati ngewe reka ngende nje kwishakira inganzo yanjye, nje kwishakira igihangano cyanjye maze nanjye nkizane ngihe abanyarwanda. Turagusanze rero ndagira ngo noneho utarame byanyabyo noneho. Nkuko namye mbivuga usanze nari ndimo negeranya imikarago nongera nyikaraga kugira ngo bize kubyara ikintu. Iminsi ishize nabwiye abantu ni ngiye munyitegereza nabuze umunani ngiye kunanuka Imana inyihera umunani w'umunwa. Nuko numva ndishimye ariko nsanga umunani w'umuntu uvuze byinshi. Ahubwo mubisanzwe musanga mu misango y'uko ndi gusangiza abantu ndimo nivuga nivovota bakagira ngo nasaze kandi ntarasaza ahubwo ntunzwe n'iki ntunzwe n'umuntu. Bano nyitegereza nasake ndakubusambi ndasenga ngasingiza Yesu. Ariko Sam ngiye numvise iyo ndimo numva ukuntu ugira gutya usimbuka utaraka uretse n'inganzo y'amazina y'inka na gakondo mu minsi ishize hari inkuru imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga ngo Pastor Julienne ngo yaguhinduriye ubuzima. Uyu munsi ndagira ngo wenda udusangizeho gake unatangire uturirimbira mu muhogo wawe mwiza, ushobora kuba uzi no gusingiza Imana ukagira injishiwe. Jambere umvugiye ibintu. Yego urabona Imana iki mu munani w'umuntu yanyihere n'umunani w'umuhogo. Ubu nge w'umuhogo wanjye uragororotse. Nukuvuga ngo nshobora kuririmba nkarimba. Hari igihe njya ndirimba n'amadayimoni agahita apfira rimwe. Igitondo naririmba ngiye kubona mbona oya barapfuye, ngiye kubona mbona igicaniro cyose kiracagaguritse. Uduki ngudu utwana utwuzukuruza byapfiriye rimwe kubera uyu byiki by'abazimu n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu atsinda. Yego zijya ziza zikatuvanga ugasanga ibintu byarivangavanze. Ariko reka ne gukomeza gutera abantu amatsiko. Wakomoje ugira uti yamindiriye ubuzima, reka mbisobanuye muri ubwo buryo.
yampaye amavuta, ya mavuta nyisize numva neza mbaye ndera de, nyasiga mu bwonko, nyasiga mu maraso, nyasiga mu bwenge, ngeze kuri wa muhogo bihita byose bigororoka. Kagira Imana. Reka mbayeho gatoya, uwumva aryohe wasigare yikomba ku ntoki, nanjye nta kundi nabigenza, ibiryoshye nyine biraryoha. Uzareba kandi iyo bagahaye ibiryo bikaryoha gasigara gakomba isahani. Ahubwo rero mwebwe nimuryoherwa mu matwi musigare mwikomba ku ntoki. yego Nta cyatuma n'ubundi ntanzika mvuga uwanga binka idateka, reka mperaho ngaho. Ubushize nababwiye ko Imana impinduriye ubuzima, yampaye amahirwe yo kwinjira muri Grace Room. Nahuye n'umubyeyi mwiza Imana yahaye abanyarwanda, yampaye inzira nyiciyemo, sinongera gucangamukirwa ukundi. Nagarutse mfite ishimwe rikomeye. Banyarwanda n'abanyarwandakazi, mubyumve kandi mubyakire. Ibi mvuga bimvuye ku mutima, kuko Imana yanyeretse aho ufatika. Niba nawe ubyemeye mfasha tuvuge duti, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nabonye amahirwe kandi amahirwe amayandi, mu bintu ntazigera nicuza na rimwe mu buzima. N'umunsi menya ko Imana iriho kandi yahozeho. Uwiteka yanziye mu buzima, amagutuza no gutekana, ndubuhamya bugenda, ndubuhamya bugenda, kuko Imana yampaye amahirwe. Kwari kubasogongera asigaye inganzo bagereho, akenshi mumenye intango nanjye mbamenyera inganzo. Mwabyumvise ntabwo dutarama u Rwanda gusa, twateye ishoti Imandwa tugira dute, dusingira umusaraba. Ngira ngo murabyumva nabyo, ntabwo twabigiye kure. MC Sam, abanyarwanda baragukumbuye cyane mu nganzo y'amazina y'inka. Ese ushobora wenda guhogoza gake mu mahamba abanyarwanda bakongera, ndetse cyane bene Rubangukana bigwi bakongera bakakumva? Nibyo koko, n'ubundi njya numva hari abantu bajya bavuga, njya numva ba basore bajya baganira batebya ngo nta murara wihakana kore, nta n'umunyenganzo wihakana inganzo. Buriya twe n'inganzo twaranywanye, ni nka wa musinzi ugera ku gitariro yahumurirwa agatangira no gusinda kandi atarasogongera. Ahubwo jya mbere rwose mamo bayi nka Rubangukana katambuka rubaga amakomba, amapfizi, agapfapfa n'imiri, zirimo rwuhira amacumu y'indekwe, inkuba zesa mu nduru rwa ndirima ya Rusaki, n'isati isumba ingeyo z'imurambi ya Rusendekereza nk'uko. Ahubwo wampaye nababwira inyange inyagirwa n'igande, yaganda abashumba bakayiganduza. Iyo ugize gutyo bahita bayumva yicutse. Zirimo indibori y'amasimbi ku mugongo, ibiraro bihinda amagana, amata ahinda inyanja, i Rwanda hahinda abageni, urukundo ruhinda mu Rwanda, iterambere rihinda mu Ahaha, na Rwigema nkubirirwa nkabura rubonane. Iyo yari inka. Ndagushimiye cyane Samu. Murakoze cyane. Bene Rubangukana bigwi, mwibuke gukora like, subscribe, share ndetse na comment. Ahubwo rero murakanyagirwa n'imvura.